tuva mu ndimwe nabanye comment abantu banditse ati se babaye bakunda nari ikibazo nta kibazo kirimo ariko ni igisebo usangira umugabo muri abavandimwe rero kumva ngo nkamumara amatsiko agiye kubyara umwana wanjye azakura kwita dore n'umuri gucuza akabumba nagashakaga umuntu noneho kuri muri umuna wanjye nzi izo ngeso utajya uzigira akabona ubusabwe umugabo wawe ubusabwe none kuko batakuza nagendaga se kunsunika ngo sinkore ku mwana wawe hoye nago meze neza ndutameze neza mwese ku buryo gukora hari ikibazo nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbese bakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje reka nizere ko mumeze neza uyu munsi rero ndi kumwe na Farida ndetse na murumuna we ari we Clarisse cyangwa ntabyo bazi cyangwa Nira kunukanuye ndaraburije tugiye kuganira ngira ngo muraheruka ikiganiro cy'ubushize ni Farida wabanje kutubwira n'amarira menshi atubwira ikibazo afite n'agahinda kenshi ku kibazo cye na murumuna we ushaka kumutwarira umugabo murumuna we nawe twaraganiriye uko adusubije mwarabyumvise uyu munsi twifuje rero kubahuza ari babiri kugira ngo twumve ku mpande zombi bari kumwe kuko buriya iyo umwe mubajije ashobora kubeshyira mugenzi we ariko buriya abantu bahuye ari babiri ntabwo byakunda ko umuntu avuga mugenzi we kandi ibyo amuvuga hatari byo iyi mpamvu rero tubahuje Farida umeze gute ngiye meze neza urakomeye ndayaga urayaga kwambaye neza cyane nuko meze neza nanjye niyo mpamvu wambaye agakanzu karakeye ndabona wambaye Nicki Minaj sanjye uzko Nicki Minaj mu gatuza ni Nicki Minaj ni sexy babyita gufunga sex bafunze sex yego siribere koko ni Remera niho biri kubera umeze neza ariko meze neza umwana ameze ate mu nda mwana wanjye ameze neza ariko se mwabafana mwisori abantu muri kuvuga ngo ntanda mfite umupira nari nambaye sinzi ukuntu byari byagenze nanjye kiragihe indirimbo naho yagiye ndabaye ntoya se umva bararekaramye ngo indirihe ngo yagiye ngiyo ni finaga ari film sheri wanje byari byagenze bite basobanura impamvu batayibonaga kiragiye sinzi nanjye narabirebye kuko mbana iri kugaragaza sinzi ikibazo cyari cyabe sinzi cyari cyabaye yari yaje yigize bari waje wisonzesheje yego sonzesha mu nda harimo umutwe w'umuntu bakuba bari rero umwana arimo yego masi nguyu arimo pe ikindi urasa neza muri iyi minsi noneho inda iri kugenda igukesha uri kugenda uzana imico ukuntu sinzi niba uri kubibona nawe shamva ameze neza ndashima Imana nuko ibintu ari amahoro nta bintu biri kunstressa kandi je niyo afite ibintu binstressa mbasha kwakira ibintu vuba yego sindi mu bantu bakira ibintu batinze nera turakwakiriye nawe umeze gute se meze neza kuri kureba neza cyane mbona uri kureba icyoroshye hano hari akaviyu kakuryoheye hari igihe ubu mu masano umwana wa Farida azabyara n'iki cyawe umwana wanjye nawe n'umwana ubwo n'umwana wawe nawe mubereye nyina wawe uri nyina wawe narinzi kutakaza rero noneho tugiye ubwo n'uwawe nawe azaba ari nyina wawe nawe azaba ari uwawe mubereye nyina wawe nuko wanyu tugiye kuganira ngira ngo ntago turi butinde mu bintu byinshi kubera ko ibi impamvu tuje hano ni kubw'impamvu ya famiye yawe ndetse mukuru wawe ndetse nawe kuko mufitanye ikibazo kirekeranye n'umugabo buri abantu bavindimwe iyo bahuriye ku mugabo akenshi nk'ibintu bikunze gupfira cyane cyane kubera ko umugabo burya ntawe umusangira Farida yagize ikibazo nakura bizi nabikubwiye ararira uyu munsi rero yarambwiye ati ngiye uzambabarire umpuze ne kuko sinkibana nawe uzambabarire duhuze nge nawe tuganire ibyo ngibyo yakubwiye abimbwira amaso ku maso uyu munsi muri kumwe Farida nagira ngo we mbanze ngo ijambo nka murumuna wawe ni wowe uzi uburemere bw'ikibazo ni wowe uzi uko ubabaye ni wowe uzi ingaruka z'ibyo ngibyo uko biri kugenda nagira ngo uganire nawe mwibarize ikibazo cyose wifuza kumubaza ku byerekeranye n'ibyo wavuze agukorera byo gutandukana n'umugabo wawe ngiye ikintu cya mbere nabaza kumubaza ese nkuko yavuze ngo ibyo nabonye nabibonye nabi kwaba ariko kuri
cyangwa koko habayeho kureba nabi. Hari ukureba nabi byo gukeka. Ese nibyo nabonesheje imboni numvishe byajemo n'amashuri. Ntabwo wize ariko ntabwo uzi. Mbese ku buryo niba ntarize ku buryo naba azatanye no urabizi ntabwo nakubeshye. Kuba ntarize nshobora gufata akajambo kamwe cyangwa izina rimwe bitewe n'iryari ryo, sibyo? Kandi nkarifata mu kuryandika no mu kurisoma, sibyo? Ntabwo abantu bose bize ariko baba bazi gusoma. Hariho n'abiga ibintu bakabisiga aho ngaho, kandi ntabwo njye nabaye muri abo, nizeyo nari nshoboye kuba nyine niga. Ntabwo rero nshobora kureba ngo umuntu ngo ngira izina ngo my husband, my wife, kuki se ntavuze ngo mvuge ibindi cyangwa mvuge ibindi? My wife. My wife. My wife. Yakwanditseho wowe? Yanyanditseho my wife bivuga ngo iki fari? Umugore wiwe. Wife. My wife. My wife. Ushobora kuba mu ihangane ntaribi. Urumva undi akandikaho ngo my husband ngo ni umugabo we. Bivuze ngo se koko ariko ye bivuze ngo Lucky yandika kuri nimero ya ngo my wife. My wife. Niko muri telefone ya Lucky handitse. Niko handitse. My wife. Uyu nawe yandikaho my husband. Arangije muri arupepa ye ashyiramo ifoto bari kumwe. None se koko mwabantu niba nararebye nabi izina n'ifoto narebye nabi se kuki kuva mbere hose? Iki foto nta kigusobanurira. Wenda ku izina tuvuge ko wibeshye. Iki foto? Oya hose ngenda musobanurira. Muki hose musobanurira. Mbere na mbere nagira ngo mumara amatsiko ibyo wenda bya wifi simbizi no bakizeho wifi ni bari wifi ntabyo nzi. Gusa ikiri gihari nuko ndamari mu ngegeze uko wasomye nabi ko bw'amashuri make. Ihangane iki cyo azasubire kwiga. Ntago nzasubira byo nize birabaye. Hanyuma ikindi kintu kijyanye no kuba ngo yaranyanditseho ngo wifi bari wifi katwifate kare wifi. Gusa niba muzi neza ikinyarwanda uriya mugabo n'undi mugabo waje mu Kinyarwanda ariko apana mu masano apana byanyabyo. Uriya n'umugabo apana byanyabyo. None se niba ndi umugore we gutatanyandikaho wifi yaranakujunye none. Oya turimo turavuga mu bintu bijyanye n'amasano. Wasanga arakunogonoye. Turi kuvuga mu by'amasano. Turi kuvuga mu bintu bijyanye n'amasano. Akura abantu ari kwivuga ari seriye we. Ndabona nanjye yabaye seriye cyane. Wasanga baramunogonoye. Oya mu bintu bijyanye n'amasano. Uriya n'umugabo wanjye. Aze utajya kuvuga kuri kuvuga byagenze bite? Ni umugabo wawe rata twikomereze. Uriya n'umugabo wanjye mu Kinyarwanda. Sinzi niba nibeshye. Oya no mu buriri nibyo. Ubwo niba nibeshye. Oya nibyo mu Kinyarwanda n'umuntu n'umugabo wawe nawe. Umugabo wanyu. Babaye bafite ukundi kuntu babizi bakaba nibyo. Urano kuba rero yanyandikaho ko ndi umugore we nibisanzwe. Nta gitangaza yakoze. Urano umugabo wanjye. Ahubwo ufitiye ikibazo ko bari umugabo wanjye. None yakabiki. Umugabo wa muri famille, umugabo wa byanyabyo. Biratandukanye. Uyu Farida kabiki. Je nkabiki iki? Niba uri umugore we. Niba uri umugore we. Umufasha se we mugore. Uyu ni umufasha wowe ukaba umugore we. Ariko se mbigirana duhamagare mama tumubaze ngo uriya mugabo wa Fani ndiki kuri we. Ahita muyira ngo uri umugore we. Nubundi bwushaka nibwo turi bukiranuke neza nitubaza mu rugo. Nk'abantu mwe rero dore nuko abantu. Jewe nta nubwo ikibazo mfite ari uko mwateretana. Nta nubwo ikibazo gihari ari ugufuhira Lucky. Mw'abantu mwe murabizi niyo umugabo yaguciye hanze akaryama nkuko naryamanye na wa mugabo uriya mugore hagacamo amezi. Oya nta gisekeje kirimo gusabira nababaje gusa nyine byari bya kiriya gihe. Urumva? Si byamubabaje bitewe n'ukuntu umugabo wenda yagiye akitwara mu rugo. Noneho utekereza ngo njyewe umuvandimwe tuva mu ndimwe. Nabanye kometa abantu banditse ati se babaye bakunda nari ikibazo. Nta kibazo kirimo ariko ni igisebo. Usangira umugabo muri abavandimwe. Niba muzi umuco wa Kinyarwanda twebwe muri Afrika nitukifate nk'abantu b'abazungu. Umuzungu nuzana umugore akarongorana muri umunawe n'umwana muri umunaka akamurongora. Hano mu Rwanda rero ntago ariko tumeze.
je niko mbizi rero kumva ngo kamumara amatsiko yangiye mu maguru agiye kubyara umwana wanjye azakura kwita dore n'umuri gucuza akabumba nagashakaga umuntu noneho kuri muri umuna wanjye nzi izo nyuso utajya uzigira akabona ubusa bw'umugabo wawe ubusa bwiwe eseke niba ntakugoye wawe wibuka nuko kera ubundi umuco wabagaho yewe ibintu by'ibico mba mbizi witonde komeza kera iyo umugabo yapfaga mu rugo cyangwa se akagira ikindi kibazo cyangwa se akagwa no ku rugamba n'urugero sinzi niba mbyishe ariko I think kari byo ntabwo bazanaga undi muntu wo hanze ngo aze gusigara mu bana bazanaga umuvandimwe w'umugabo n'umugore yagendaga aho kugira ngo arererwe n'abo hanze bazanaga muri umuna wiwe cya mukuru wiwe abana bakavuguza bakarerwa neza none fari kuba nafatura umugabo wajujubije ngamuganiriza ngamufata neza ese nawe namujujubije usigaye ubona ko namumujujubije kimbopo naramujujubije guteze nese noneho hari ikintu gisigaye kintangaza ibyo bintu byongeye kubivugaho mu kanya abantu niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu ni mugari ntiwamwiga ngo umumenye icyaha cyose ushobora gutekereza umuntu kandi uko umutekereza atari kare cyangwa kumubona fizikari atari ko ameze ni ukuvuga ngo muri umuna wanjye ngiye ikintu kintungura cyanatumye ndira uburyo nari nsanzwe muzimu n'uburyo nsigaye muzimu ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo muzi gute nose ubu kari kuvuga gutya nari nsanzwe kazi kuvuga gutya ko twakoranye ikiganiro bamuzi yavuga gutya kuvuga gute ari kuvuga se wenda kuvuga by'ibyo si ikibazo ese ko nabonye uvuga ngo biramutse bibaye ngombwa kwa gutereta wakemera ubu nibwo wabonye ko aribwo namujujubije ese ngiye gukora ibyo bintu ndakubwira ati muri umuna wanjye ngiye gukora igikorwa cyiza cyo kujya gusambana na runaka ukabimenya koko ku buryo uza n'imbere akamera ukavuga ngo nta muntu wemeye ngo gusambanira ngo ukunda ngo buriya kwinda bingana kose ibyo bintu bifite gihamya neza ko njya gusambana dakashobora kuba yarakweretse ibyo yakoretse bitewe n'agahinda yari afite wenda nawe nk'umuntu ugakuramo ibyo ukamugirira impuhwe none wowe ntabwo wabyemeye gusa icyo nakubwira cyo ntazagufatirane uracyari mutoya hanze hari abasore kumugira inama se ubwo nyine biba bibaye ngombwa sibyo hanze uracyari umukobwa muto pe imyaka ufite nawe urayizi ni mike cyane uriya ni umuntu w'umugabo kuko abagore bangana nkanjye bandi hejuru mu myaka umuntu yo kugira inama ari kugucira imigani nawe utazi uri kumugira inama ntabwo ari kuncira imigani ntazi ahubwo avuga ngo kuba ntayica si uko nayizi nuko biba bitari ngombwa ko nica kamumara amatsiko rero gusa impamvu ari kuyica nuko ibyo turi kuvuga byerekeranye n'iyo uri kumugira inama se yuko yitwara ku mugabo wawe oya amwitwara uko ashaka nibashaka banateretana ibyo nta kintu bitwaye gusa njyewe nari mfite amatsiko yo kumenya ngo ese koko ibyo nabonye nibyo agiye kuzabona ubwambure bw'abagore babiri bavukana cyangwa abakobwa babiri bavukana ibyo bintu ni igisebo mu muryango ni igisebo pe reka nawe ntago ari igisebo ni igisebo sinapfuye ntiyapfuye ngo uvuge ngo ugiye kunsimbura habuze guseba uwo bamuhaye aramunanira noneho hagiye guseba we none se reka kubaza yanze afashe biye ntabwo cyane ubu nibwo naba nsebye mu biganiro byose naba narakoze niswe umurozi ibyo ni ibintu bya mbere baburetse ibintu biratandukanye inshuti yanjye ibi bintu biri ku yindi level n'abashaka babikwisaba kubeshyira ibyo nawe niba ubona ko ari ukuri ubwo nibyo ibyo ntacyo bintwaye icyo naba aricyo cyose ariko gusangira umugabo n'umuvandimwe aba ari umwanda ntabwo bishaka mbese ubwo niyumva bishaka azagende bakundane nzana basura niba makaribu ariko ntabwo ari niba ushaka ko bakundana ntacyo bitwaye wabaretse nose nababujije ahubwo ikibazo tekereza nk'umuntu uzatubona nta muntu uzatubona harya ubwo abana mwabyara mwese baba bafaniki baba ari abavandimwe n'ubundi umwana waraki wawe n'uwaraki wawe baba ari abavandimwe bavukana rwose sinzi byiza cyane wanareba niba nanjye wabyara inzobe ukabyara igikara urabizi nta mwana w'igikara ngira kandi ndi igikara ese ubundi igikara arakuto ni utuvuta ni akavuta kari mu kazi nanjye koresha ngo ndi inzobe ndi igikara none gushinza bivuze ko kuba Farida ariko gushinza kumusenyera urabyemeza cyangwa urabihakana
kuko ingingo ari gutanga urumva ari kuvuga ngo nago ngo ndumva ngo atari byo ngo nukunse byanga ariko banakundanye nabwo nta kibazo Fred urumva we nawe ari kuvuga ibintu umwakumva nawe biramuyebera akabura uko abyemeza niba adashaka ko muteretana yakabivuze cyangwa yaba nabishaka kabaha rugari nabyo kuzanamo guseba se ko nta muntu useba rimwe gusa nanone aho kugira ngo biteranye bibaye nta gisebo cyaba kirimo gusa none waba witeranyije n'umuvandimwe wawe umugabo n'umwana wundi n'umugore n'umwana wundi aba bose tuba tubana nabo cyangwa tukundana nabo si uko nta bandi baba baramenye ahubwo avuga ngo ese umuntu nsanze ibyo yanyuranyemo n'umuvandimwe njye ntabwo bizabaho si ukumutega iminsi kuko simbizi niba banakundana ariko wowe nugenda akagira n'ikikubaho uzavuga ati n'ubundi nararebye birenza amaso nanjye ndi umuntu mukuru kandi nzi kureba kandi nzi kwitegereza uzahitemo neza ntuzihitiremo nabi kuko ndabizi neza ko niyo wabyirengagiza gute niyo naba narakoze amakosa ngana gutemeye ntabwo uri umuntu ushobora kurenza ku byo wabonye wowe bwakwizira imbere ya kamera uvuga raki n'ibyo bitari ngombwa ngo tubiremo nyuma ntabwo ibyo byanze ni na bofre wawe sibyo na nyuma ni umufriend wanjye ntacyo bitwaye na nyuma y'ibyabaye byose ngo nuko ngakantu ngo kifoto ngo na video kahise kaguhuma amaso cyangwa se n'ubundi hari hasanzwe harimo akantu nge sinabimenye akamuhumya amaso nakaho uri kuvuga se akantu nshaka ndi kumubwira akamuhumya amaso kuba we azi ubuzima twabanyemo azi n'ibibazo twaciyemo yanaje kuri kamera akavuga igihe nari ndwaye noneho hari akakaza we akamuhumisha amaso n'utwo tuvidewo n'utwo dufoto tw'amafuti urumva ako by'ibintu wakoze ibyo nakoze bifite igisobanuro cyabyo kandi nabutanze kandi buhagije pe kandi kuba nafotora inda yanjye nkayohereza umuntu ntabwo bisobanuye ko wonyohereje ari umugabo wanjye aryo ubimuhaye mu ruhe rwego bw'ubushuti bitari byo tukuganira ibyo bushuti bitari byo tukuganira wareba agahere yararimo aramwerekaho cyangwa se wenda ari n'iribori ndi kumubwira ati wandangiye amavuta amaribori kunda yatangiye kuzamuka ibyo nabyo birashoboka ugafotora inda ukahereka undi mugabo none se ko nareka undi mugabo bari umva nkubwira ngiye w'umugabo wawe tuvugana ndi kumugira inama tuvugana ndi kumuturisha mbese muri makeya ntabwo ndi nka mugabo bibaye byiza harabayeho kwibeshya byaba ari sawa pe ariko nabyo biba ari ukuri nabyakira kuko ntacyo mfite cyo kubihindura sibyo kuko imyaka ubushuti bwacu ngo nari nabwiza sinzi impamvu numva agiye n'arakitunahuza sometime ubona mukunze guhuza kenshi urumva muhuza kundusha umuntu tumaranye imyaka 6 yego nitwo muhuza n'uburyo muhuza urumva umuzi nyine wenda simbizi ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kubera yuko n'abanyarwanda baravuze ngo narafushye ntago ari ugufake mujya mutandukanya agahinda no gufuha n'ibintu bibiri bitandukanye agahinda ufite naka uzi kuba yabaza ikiswandi cyanjye akaba azi n'icyabura umuntu wanjye igiswandi se nkavuga ibintu ngo museke igiswandi ko kizwi n'abagabo benshi se muri abo bagabo ariko ntago bazi muri umuntu wanjye ngatekereza umunsi mana yanjye igiswandi byose mugabo igiswandi cy'umukara n'icy'inzobe akajya avuga ati bavutse kuri runaka ugiye mvugisha ukuri ariko nta nubwo ndi kuvuga ibintu bitanari wenda byanarangiye wenda baranabizi ngatekereza bayatuzi uburyo yajya yicara akaduseka akatanadukwe n'akanadusuzugura uzi ikintu kimwe nzi neza ntashidikanya nuko ngiye n'uramugabo wawe duhuza ukurusha kandi nicyo gihe nyine ngo muhuze kuko tutameranye neza kandi nabwo niyo twatumeranye neza ntabwo bisobanuye ngo nimuhuze kuko uriya ni umugabo w'umuryango sibyo niba ngiye kumubyara umwana igihe cyose tuzahora duhura ibyo mwahuzamo byose ibyo mutahuzamo nawe ejo muzabyarana ariko ntibisobanuye ngo tuzahura erega nta yindi mpamvu ituma nkumiza kugunga n'ubundi ni ukubera ubuzima bw'umwana kubera umwana atwite ngewe nkunda ahubwo se kutuganira nawe ngubuze kuganira nawe ubu uri kubikorera umwana atwite se yego niyo mba ndi kubikorera tubwira ukuntu kuvugana n'umugabo we bituma uba uri kurengera ubuzima bw'umwana none se reka mubabaze umugabo wiwe dukurikije ibintu ireba nk'amafoto yabonye ejo bundi amavideo ibintu byose yamenye kiriya gihe yarababaye ariko yaraje aranyegera ndamuganiriza aranyumva kandi ndabizi ko hari cyahindutse
bigahura hehe n'ubuzima bwiza bw'umwana rero. none umugabo ufite stress yakora gute? Yakora gute utamugaruye ku mwana atamwemera? Nabwo uzamwigisha kuko ndumva uri umujyanama y'umukuru, nabwo uzamwumvisha nawe mwemera. Ahubwo Fari ndabona ari ukuba inshuti na mwene nyoko kuko urumva ko umugabo wawe amwumva kukurusha. ntago amwumva kundusha Kubera ko urumva ko muganiriza barahararanye tujya dutandukanya ibintu kandi nkajye mvuga ukuri ngo ube wabyumva cyangwa se n'undi mufana bitewe n'uko wabyumvishe ngo bifatuke, sibyo? Mu gihe cyanjye no muri ibyo bibazo si uko atari ahari, n'igihe twari tumeze neza si uko atari ahari, ahubwo ibibazo twagiranye bigiye kumuha amahirwe yo gutuma abona uyu nyine ahuma amaso ayumve yuko njye nabaye umunyamakosa igihe cyose, yumve ko nahemukiye Raki, yumve ko Raki yarenganye nk'uko ari kubivuga kandi atari ko biri. Jewe ntago nkucira iteka, urumva? Nanjye nateka nawe ntago ari uwo gutererana. Gusa nyine ngiye mu byifuzo byawe ntabwo bifuza ko mwakundana. Kucyumva ko wamuca inyuma ukajya kumusambaniraho. Ese njya gusambana akakubwira ko aribyo nari ndi kukubaza. Njya gusambana ngo ngiye gusambana. None se biriya bintu yanyeretse ntago byari byanyabyo. No sa kwese video ndi gusambana cyangwa kweretse video akavideo gatoya kamaze. Ibyo gusambana byo ntago twite no kuko warabyemeye. Ni warabyemeye regana nyina shaka kubivuga ubukungu uko umuntu akagira ngo indigana gutya ngisamba ntago ariko bimeze. Wasambanye utaratwita se? Wari utwita? Mu gihe cyari cyanya cyo gusambana nasambanye pe. Mwabaga mu mwanya dusobanurire wasambanye utaratwita nuramugabo cyangwa ari utwita. Uriya mugabo se dusambana uyu nguyu arabizi. Arabizi kandi mbizi. Nasi kubivuga nabanye mu kiganiro. Turi kukubaza wowe nyine gusambana. Wowe waciye inyuma ni inshuti yawe. Wasambanye wari utwita gute? Mubaye inshuti bari kubu. Mubaye inshuti. Nishike ntago nibagiye kugusubiza. Nsambana n'uriya mugabo niyavuze ngo nsambana nsambana n'uriya mugabo ntago nari nitahubwo nyuma y'iyo minsi nibwo natwize. Wanditse muri comment atari kugusaba abagabo burata wasambanye nakazi umukora keza uri kurata none akazi kwase sagatunze umuntu mw'abanyarwanda mwe mwebwe mu byandika mubayeho mutema simvuze ngo muzajye kubikora kandi nta nubwo umuntu ajya gusambana kuko ari kwe kazi yahisemo aho iminsi kujyanye ujyaho. Niba nanjye icyo gihe yari iminsi yari yaransunitse inyerekeza narabikoze pe ndabihaga. Ubu ngubu rero igigezweho ni ukwibyara abana banjye nkabarera nkabaho nta muntu ufitanye nawe ikibazo nuko. None wora kuri muravuga umugabo wawe pe ukomeje kuntukiraho ukomeje ntago ndi kugutuka mwene mama nawe urabizi ikintu nashaka ahantu urwango rwacu ruri kuva. Uri ready? Nusa ngiye naturanganye. Njewe oya rurimo ariko se nukagirenza. Njewe nkurekurire umugabo wawe. Sinzongere kumuvugisha. Ushuwa kuzamufata neza nagira umuntu. Ababaye. Erega ntago biri ngombwa ngo ngiyewe nje gukora iyo bwavuye nibyo nashoboye ngo nje kubikora ngo kugira ngo ndenezeze umugabo. Ese je ndinde kunezeza umugabo. Ahubwo se uri mugore cyutanezeza umugabo. Ndi mugore cyise ngo tuvuge ko abagabo bose bafite abagore ariko abagore babo ntako batagira kandi bakanga bakagenda. Okay. Biterwa n'umutima w'umuntu. Meze neza. Mbona nze nk'umuntu ugiye kubyara. Ikintu cyamfashe ntabwo kiri kundekura. Ko mbona ngira ngo uri kubyara uri gusunika. Oya ma. Wakicaye neza ko muri meze nk'uhenga. Oya ubundi kumva aribwo meze neza ikintu cyamfasha. Shamira neza gufata. Mix nyamaze rero mu bidresse kunsunika ngo sinkore ku mwana wawe. Oya ntago meze neza. Ndutameze neza. Nese ku buryo gukora hari ikibazo. Twasoje ikiganiro ke. Agiye kumbwira ngo ibise biramufasha. Oya ako mama arabizamufatira imbere ya kamera yawe. Nzaba ndabikina uzabwira abanyarwanda. Mba ndi tayari ku Muhima dore ni hano hakurya mba ndi kuhareba rwampara no guhita nkusimbuka. Ko nta modoka wazanye si umunsi noneho biramutse baye. Akamoto se moto abagenda kuri moto bagiye kubyara ntibabyara. Hanyuma wicaye. Arizare gasigaye ari ku rundi rwego. Bosi bamufashe neza. N'abagabo babakire. Bamufashe neza dore urugo rw'abandi horarusi. Mani nukuri ntago nari nkomeje pe. Ntago nari nkomeje. Shanda bona uri seri. Oya reka mbabwire nukuri buriya ikintu kibi kitandukanye bavandimwe n'umugabo. Nimuzapfa umugabo muzambabarira. We nabona oya ntabwo njye baramutse baba. Sinzi impamvu wababara. Nanisa ngende kubikumvisha. Sinzi impamvu wababara. Yakise umukunda.
ubaye warananiwe kumushimisha nkamugushimishiriza hari icyo byaba bigutwaye erega kwa twaba tutari kumwe suko naba nananiwe kumushimisha warabinaniwe se tujye twemera ntabyo ashoboye kandi uracyari muto urabona bishoboye urumva Farida ubundi ikintu muziho nuko atazi kwinginga ntabwo nzi kwinginga kandi nawe Farida aragira ati njye sinzi kwinginga uriya mugabo rero namufata munyingingire basi nkamwinginga urumva na bya bintu yari yaranze kugurira umwana ako se we twasoje ikiganiro ko numva nameze neza Farida bafite ibikabyo ashaka siko ziri gukora ukanga so umunsi uzabyaro bafite ibihe bikabyo none akantu kose ubu ni umwana nukujya nivugisha ntameze neza ndumva umwana nzi agasombe n'agatoki cyakora nzaguhemba pe ako dufite gahunda yo kuguhemba mugiye kumuhemba atarabyara tuzamuhemba ibintu birenze nta kabebe shawa ntaki ariko mana we ese wamugana nzabyara nta bebe shawa ukoze bishaho se yakoze ubukwe ako wamugana bebe shawa nizikora abakoze abagiye gukora ubukwe gusa abantu bose barazikora bebe shawa zikora abantu basezeye abantu bose barazikora usa n'abantu warakocoye yagiye nijoro yanyuze mu cyaha hafi unyuze mu cyaha hafi yanyuze mu cyaha hafi unyuze cyaha hafi ahitagera kundeba nabi cyane ibintu vuze ahitagera kwa Raki nabonye ari seri nabonye ari seri abaseriye ngiye mu kiganiro cy'ubushize yarambwiye ngo abagabo barabuze mitani isobanura icyo ashatse kuvuga nabonye n'ukuntu yahakanye imyaka yawe ngaho yivugire kuri kamera ko navuze imyaka yawe ukaza ukavuga ngo ntabwo ariyo ufite ingaho imyaka si cyo kibazo ubu ubona warabyibuka ukabona warabaye muremure ukumva yuko ukuze imyaka ni imibare wenda iyo uvuga gutyo iyo muri kuganira wumva atakurusha ubwenge imyaka ni imibare ubwenge buba mu magambo cyangwa ubwenge buba mu bikorwa nta bikorwa agira ngaho rero oya ntuneranye n'umuvandimwe ibikorwa ndabigira arabigira ese kuba umugabo wanyandika w'amaye wayifu nuko abona ku kazi uko hari ibikorwa wakoze bana mumbabarire nta mbaraga mfite pese nshaka guseka nawe nshaka guseka pe ndugusekeje mwebwe wananira ariko kuba umuntu yanyandikaho gutyo ngiye si ikibazo cyane kandi warabyishimiye rata wowe ukimara kumenya ko kwanditseho urako nakwifiringa naryohewe no kubivuga yego mana mumbabarire sinzi impamvu ushimishijwe no kuba yaranyanditseho gutyo Farida rero Farida kangubwira akantu njye mbambona ibintu byose ubura aho ngaho wigize katabirora dore n'umugabo bamutwaye uraho uri kurerembo nibajyana katabite amapoki n'amakoma pe nubwo nshaje akunyunyu ndacyagafite mw'abantu ufite agaki ndacyifitemo ka serumu urumva akunyunyu kikakirimo nawe karashiramo n'akantu k'agashyushyu kagashyushyu mbabarira umbwire uribuka cyagiye igihe yari arwaye wihangane ariko ntabwo ari ugusubira mu burwayi bwawe no gusa nko kujya hejuru ni ukuvuga ngo cyagiye igihe yari arwaye ntabwo yarimo aratubwira ngo ari kumva ngo ari gushyuha yarashyaga mu mubiri yari gushya hejuru bwari ubushyuhe bwo mu mubiri cyangwa bwari ubushyuhe ntabwo twabaga turi kumwe cyangwa nibwo wese ujya guhura n'uriya mugabo numvishije turavuga ko twahuye kera twahuye ariko kera ikimara gukira kera ni ukuri kera ryari ni kera seri nose umuntu uri kwemera inda yemeye yajya akunda kumbwira ngo arashyushye ngo urashyushye uba gushyushye piriya kuko bye agikira yahise agenda nk'umuntu wari ushyushya byo Farida hari ikintu ari kutubeshya tutari buze kumvikana ntabwo uriya mugabo bahuye kera uriya mugabo bahuye ngingiranyije naho nashaka kumva mwebwe muragira ngo mbasubize ibyo mushaka kumva cyangwa ngenda babwira ukuri kw'ibyonzi tuvugisha natwe turi abantu twese turi abantu bo kwemera ibintu byose wavuze mwarahuye kera ni gute Raki yakumva ko umwana atari uwe kandi mwarahuye kera ni amavidewo cya gihe umva nkubaze cya gihe ikiri koroherwa tuvugira hano ako nta n'ibidasanzwe uri koroherwa ko wagiye ukamara iminsi 2 wari uri heza ntabwo keza hanze ntabwo nari ndwaye yagiye ku mushuti we ntabwo gucumbika mbere nari mubonye ku mushuti kandi n'ubwibugane ahubwo se aranda avuga ko cyawe ntabwo hazi ntabwo wajya kanzanira y'amata aho nari ndi n'uhazi ariko wagiye mbere cyetse niba bwa mbere waragiye ugacumbika ugasubira ariko wabona kujya njyewe ukimara gukira hari igihe wigeze kugenda umara iminsi 2 nimara gukira bwana ntabwo ari bwo agiye guhura n'uriya mugabo ntabwo wamenyaga aho agiye se ako se wabaza umuntu ungana gutya yakubwira ko yegeye kimbuka kugira ngo agiye kugura umuneke
yagiye kinuka yagiye kugura biswi hirya gato agenda nk'umuntu ugiye kuri botike agenda agiye ndayegeka reka tugane ku musozo ndayegeka ngo Lucky Farida yarakaye nihangane umwana wawe uzamwita nde umwana wawe uzamwita ntabwo amazina y'umwana nzashyira aha ngaha hano se barayashishura hano barayakwiba hano amazina arabiki nuko nashaka kwishyira kuri kamera ndindi kwamamaza ikizi kari mu nda nawe kazajyamo ushaka ariko ikatajya aho ushara umuntu ugutera inda ukiva muri honako nta n'iminsi upfu ese wahise kuntega iminsi reka kuntega iminsi naho erege ko yayigutera se ko atubyihorera akora ko yabyara umwana mwiza urumwana ndamwiteze tuzamurebera kuri kuwa Farida reka tugane ku musozo si wowe wagiye gusambana ugasambana n'umugabo w'abandi kandi wabona utwita umukobwa agahita bimuziririza ni umukobwa n'ubundi ni umukobwa twita tubyihorere kandi umukobwa dusoreze hano nyine bwo kaba kabaye reka dusoreze hano uko biri kose hari igisobanutse nubwo bidasobanutse neza ariko buriya ikintu cyiza ni uko mwese muri bakuru buriya ari umwana mutoya buri umwana niwe bashuka ariko rero keza nubwo uri gusoza uniganya ijambo oya ntibikabe gusoza uniganya ijambo sinkabigire uti gute Farida ngenda ndashaka kumenya ibibazo yaje afite by'uko ngo ngewe n'umugabo we iki ibintu nk'ibyo agenda asobanukiwe wanyuze azanyitwara atazagererwa n'umbona anyuraho ntabwo nabyo bihagije gusa umugabo wawe kuba yankunda no kuba wowe n'amahitamo yawe mwakundana mutakundana icyo nashaka ni ukumenya ngo wagwana bimeze gutya ibyo birabaye kuko mwese muri abantu bakurereye niba nje nkakubwira ati uramutse ukundanye nawe mukabana ntacyo bintu nkari kukundi banditse byanezeza urumva najya ntekereza ko azi igiswandi cyanjye natekereza ko azi n'icyawe rero nshobora no kuba nta n'icyo ngira nabyo birashoboka akigira se ntabwo nakoza nungwa mu ntege ntacyo ugira ikintu kingana gutya rero muri kivuga ukakibyibushye kinini cyane rero kumva ndinaniriwe mu mbabare Farida ari hagije reka dusoreze hano mu kiganiro cy'ubutaha